izuba ritangira kwihinduranya, ritangira kuzamo ubururu, umutuku, umukara, mbese ririhinduranya cyane, riranamanuka ryigira hasi, ubushyuhe butangira kotsa abakristo. Ni nako ikindi cyakurikiyeho, ugenda ukeye, ugenda wumva yuko uri kumwe na Nyagasani. mwiriwe neza, Kristo Yezu akozwe. Tuje ahangaha kuri kano gasozi, turi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, ku murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gahogo. Tukaba tuje aho bita ku ngoro ya Bikira Mariya. Ingoro ya Bikira Mariya tujeho rero, ngaha twahageze. Nagira ngo buri muntu wese aharebe. Tubahaye ikaze ku ngoro ya Bikira Mariya w'i Fatima. Ingoro ya Bikira Mariya i Fatima ni ahantu hagiye hagaragara cyane mu isi, mu bakristo bagiye batandukanye, bavuga uburyo abantu bagenda bahasengera kandi abantu bakagenda barushaho kubohoka imitima, bakarushaho kumva bameze neza. Rero turaje kugira ngo twongere tuganire, tubahaye ikaze. Tugize n'amahirwe tuhasanze n'abantu bari baraje gushengerera. Reka dukomeze tuhatambuke tuhagire turebe. Murakoze cyane. Amakuru Ni meza. Kristo Yezu akozwe. Iteka ryose. Tugeze hano ku ngoro ya Bikira Mariya i Fatima. Duhasanga ba Kristo bagiye batandukanye, ariko tuza kugira ngo natwe tumenye ni kubera iki abantu bakunda kuza gusengera ahangaha. Rimwe na rimwe ugasanga nyuma saa sita baje kuhasengera, ese no mu gitondo baza kuhasengera, ntabwo tubizi. Nihe mpamvu mukunda kuza gusengera ahangaha? Ngewe cyane cyane nkunda kuza kuhasengera nyuma ya saa sita, kubera ko impuhwe z'Imana ngewe zaramfashije cyane. Zamfashije ibintu byinshi bitandukanye. Harimo abaje gushima, nkanjye ubu naje gushima kuko hari ibyo nasabiye hano kuri iyi ngoro y'i Fatima ndabibona. Naje gushima Nyagasani ko yabikoze. Ikindi kandi iyo ubashije kuza mu minota mikeya ihakorerwa, ugasubira mu kazi, ugenda ukeye, ugenda wumva yuko uri kumwe na Nyagasani, ugenda wumva yuko hari ahandi hantu uvuye hatari aho ugiye gukorera mu kazi. Ubwo rero hano hantu ngewe impuhwe zaho za saa 9 ziramfasha cyane. Mbese tuvuge ngo aha ni ahantu hatagatifu, umuntu ashobora kuza afite ikibazo akaza agapfukama agasenga Imana kandi ikamusubiza. Ubwo bivuge ngo Bikira Mariya agutwarira isengesho, akakwishyirira Imana, akagushyirira Data wa twese. Nabonye abantu benshi bagiye batandukanye n'amasaha bagenda bahagera. Nawe uravuga uti nanjye ngomba kuhagera. Mbese uhagenze nk'igihe kingana gute? Jewe mukoresheje nk'amezi 2. Kandi wabonye igisubizo cyabo? Kandi igisubizo cyarabonetse. Ese abantu batarahagera ahangaha kandi batuye ahangaha mu karere ka Muhanga, wababwira iki abakristo bo mu itorero Katolike cyangwa se no mu yandi matorero? Wabasaba iki kugira ngo? Nabakundisha impuhwe z'Imana, kuko iyo wiyegereje Imana nayo irakwegera. Icyo nabashishikariza ni gukunda impuhwe z'Imana. Mbese nubo ababonye umwanya, ababonye ko uburyo bavuye mu kazi no bakajya baza tukavuga ishapure y'impuhwe z'Imana, kandi ni nziza, tubasha kubona ibisubizo. Yego. Murakoze cyane rero. Namwe murakoze. Yego. Nkuko nari ntangiye mbabwira ko turi hano ku ngoro ya Bikira Mariya hano i Fatima. Abantu bajya bibaza ngo ingoro ya Bikira Mariya i Fatima ese byaba byaravuye hehe? Ndabasobanurira muri rusange, dutambuka tugeramo hano imbere twumva iki ingoro ya Bikira Mariya tubwira. Ingoro ya Bikira Mariya ubundi tubona yuko hari ahantu henshi hagiye hagaragara amabonekerwa. Abantu bamwe bakagenda babifata uburyo bigiye bitandukanye, abantu bamwe bakagenda batabyumva neza. Ubundi kugira ngo habe aho bita Fatima, aho byaturutse, ari abana 3 bari baragiye intama mu gihugu cya Portugal. Noneho mu gihe nk'uku nguku imvura yari ikubye, baravuga bati reka ducyure intama. Mu gihe batangiye kugenda bazegeranya intama kugira ngo babashe kuzicyura, babona igicu kibaye cyinshi. Igihe bari bicaye bakebutse bagiye kubona, babona igicu cyinshi cyane cy'umweru kije kibasatiriye, bagira ubwoba bashaka kwiruka, ariko hahita hazamo ishusho y'umuntu w'umumama, ariko bigaragara ko ari umubyeyi Bikira Mariya.
rero mu minsi yaho ya mbere yagiye itambuka hagiye haboneka amabonekerwa agiye atandukanye, ariko icyo gihe murumva ni kera, ni mu 1917 ntago abantu babashaga kubyumva. Ariko abo bana bamaze kubonekerwa, umubyeyi Bikira Mariya araza arabasuhuza, uko biri kose yarabashuhuje, kuko nubwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye bitagenda bibivuga, ariko bivuge yuko babasuhuje. Umubyeyi Bikira Mariya arabasuhuza, amaze kubasuhuza arabaganiriza, ababwira ibintu bimwe na bimwe. Baragiye intama, niko Bikira Mariya yaje arabigaragariza, kandi yaje ari umubyeyi, nabo bahise bamenya ko ari umubyeyi Bikira Mariya, kuko amabonekerwa yajyaga aboneka akunda kubaho, yabaga ari amabonekerwa agaragaramo umuntu w'umupapa ariwe Kristo, niko bamubonaga. Bituma rero uwo munsi bahita bemera ko ari umubyeyi Bikira Mariya. Mu bintu yababwiye, yabigishije uburyo bagomba gusenga, kandi ababwira ubutumwa butatu. Ariko muri abo bana harimo umwana umwe bita Risi, harimo umwana bita bari abavandimwe bita Marito, harimo n'undi mwana umwe, bari abana batatu nkuko tugenda dusoma mu binyamakuru. Umwe bamwita Francisco Marito, undi bakamwita Justa Marito na Risi dos Santos. Aba bana rero baragiye babwira ababyeyi babo uburyo ibyo babonye, ababyeyi banga kubyumva. Ariko ikintu cyaje gukurikiraho, ababyeyi nabo baragiye babwira abaturanyi. Mu kubibwira abaturanyi babo, batangira kuba ikintu kitari nk'umwuka mwiza. Bavuga abana bari baragiye intama, abana babashumba, ni gute se bashobora kuba babonekewe, abandi bo ntibabe babonekewe, bakabonekerwa ari bonyine. Ibyo byatumye bigera ku gihugu, bigera ku bayobozi, uko aho ngaho ko tubivuga. Nakomeje kubabwira ko ari muri Portugal. Noneho barangije bakora bakurikirana abana, babaza ibyo Bikira Mariya yababwiye, ariko banga kubivuga kuko Bikira Mariya ntabwo yari yabemeye gutanga ubwo butumwa atarabaha uburenganzira. Abana bakomeza gukomera ku ijambo. Hari ikintu kimwe cyabonetseho, nuko abana bakomeje gusenga nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yari yarabibabwiye. Rero mu kintu gituma twumva ngo ahantu ni Fatima, hano murabona ko ari ahantu hari Fatima. Uyu nguyu habaye nk'ahantu wari umujyi mutoya wo muri Portugal. Urumva n'umujyi wari ukennye, urumva ahantu abana baragiraga intama. Ibyo ngibyo byatumye abakristo b'itorero katolike, b'idini katolike, bakunda kuza gusengera aho ngaho kugira ngo barebe koko niba ari byo nabo bazabonekerwa. Iyo dukurikiranye amateka tugasoma n'inkuru n'imbuga nkoranyambaga, ikindi tukareba n'ahantu hagiye haba amabonekerwa. Iyo turebye nk'Irude mu Bufaransa, naho habaye ibonekerwa. Tukabona hano hepfo Ikibeho, naho ubona ko habaye ibonekerwa. Ibyo rero bituma dushaka kumenya ngo ese Fatima byavuye hehe. Byarakomeje rero, abana bagenda banyura mu buzima bugiye butandukanye. Byatumye ko n'abo bana icyo Bikira Mariya yababwiye ko bagomba kwiha Imana kandi bakajya basenga cyane. Ariko ikintu kimwe nyamukuru cyabonetsemo nuko yababwiye kujya bavuga ishapure y'impuhwe z'Imana. Buri munsi bakajya bahora basenga mu kazi kabo ka buri munsi wo kuragira intama, bakajya basenga bakavuga ishapure y'impuhwe z'Imana. Ni nayo mpamvu natwe rero twaje aha ngaha muri ano masaha ya nyuma ya saa sita, tuza hano ku Fatima ya hano Igitarama mu karere ka Muhanga. Nk'uko murimo kugenda mubireba, kose ni akarere ka Muhanga, ni umujyi wa Muhanga. Ni amahirwe menshi abakristo bo mu dini katolike baba bafite, n'umugisha mwinshi baba bafite, yuko bagize amahirwe bakabonera ahantu bagomba kuza gusengera, abantu bagomba kuza kuvugira ishapure y'impuhwe z'Imana. Abakristo ba hano hafi bose bakaza, yewe n'abakure bakaza, bakajya bavuga ishapure y'impuhwe z'Imana kugira ngo babashe kubwira umubyeyi wacu Bikira Mariya nk'uko yabibwiye aba bana batatu. Ni nayo mpamvu rero tuba twifuje kugira ngo tubabwire inkuru irambuye kandi inkuru y'ukuri. Reka dusabe kameramana atwereke ingoro ya Bikira Mariya, anayisatira kugira ngo turebe neza koko niba ibyo turi kuvuga ari byo.
Murakoze cyane nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, tubabwira yuko ubwo aba bana bari baragiye uyu mukumbi w'intama, harimo Risi, hakazamo na bagenzi be uko bari Francisco Marto na Jacinta Marto. Urumva ko Francisco na Jacinta Marto bari bavindimwe, none hakazamo n'uyu Risi yari wo mu muryango wabo, nabo bari kumwe ubwo bari gusaba umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo arusheho kugira ikimenyetso abaha, ubwo imbaga nyamwinshi y'abakristo yari iteraniye aho ngaho. Nibwo twagiye tubona nk'uko ibinyamakuru bivuga, babona izuba riramanutse, kandi cyari igihe cy'ubukonje cyane kuko ntabwo hacyari igihe cy'impeshyi. Izuba ritangira kwihinduranya, ritangira kuzamo ubururu, umutuku, umukara, mbese ririhinduranya cyane, riranamanuka ryigira hasi, ubushyuhe butangira kotsa abakristo. Ni nako ikindi cyakurikiyeho, bakomeje gusenga bavuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Aba bana barimo gusaba umubyeyi Bikira Mariya ko yakongera agasubiza izuba hejuru. Ni nako bakomeje gusenga, n'abari bari aho ngaho bakomeje kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Rya zuba rirongera rirazamuka ryigira hejuru, ariko ubushyuhe ntabwo bwagabanutse, bwakomeje kwiyongera. Bibaza ikintu kibaye, ariko abakristo bose bari aho ngaho, kuko bemera yuko ba bana bavuganaga n'umubyeyi Bikira Mariya atari ukubeshya. Rimwe nsimbutseho gatoya, nk'uko ibinyamakuru bigenda bitubwira, nyuma y'umwaka umwe muri bo yahise yitaba Imana, undi nyuma y'indi myaka 2, undi nawe yitaba Imana, hasigara Risi rero wasigaye, kuko umubyeyi Bikira Mariya yamusabye kuba yakwiha Imana. Nk'uko nabibabwiye ko mu 1917 ni nacyo gihe abo bana babonekewe. Nababwiye yuko ari nabwo intambara ya kabiri y'isi yari irimbanyije, nyine bikomeye cyane, ariko umubyeyi Bikira Mariya basabaga yuko bakwiha Imana, bakajya basenga, bakavuga ishapule y'impuhwe z'Imana, kugira ngo ibyo bibazo byose byari biriho bibashe kuvaho. Ni nako rero uwasigaye ari we Risi yaje gufata igihe nawe yiha Imana. Iyo dusomye ibinyamakuru uko nakomeje kubabwira, bavuga yuko ashobora kuba yaritabye Imana mu 2005, abandi bakavuga ko ari mu 1962, ariko mu by'ukuri uko ibihe bizagenda biza tuzagenda tubaha amakuru y'ukuri. Ariko icyo twari tugambiriye cyangwa icyo tugambiriye ni ukugira ngo abantu bamenye ngo ni gute se tuza kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana, ese byavuye hehe, abantu se babyakiriye bate, babyumvaga gute. Naho ngaho rero byagiye bituruka rero umubyeyi Bikira Mariya asaba abakristo kujya bavuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Risi rero mu gusigara bagenzi be cyangwa se abavandimwe bamaze kwitaba Imana, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yamusabye kuba yakwiha Imana, kuko yarayihaye, ariko bakomeza kumubaza ibintu umubyeyi Bikira Mariya yababwiye, akomeza kubigira ibanga, kuko umubyeyi Bikira Mariya yababwiye ntabwo yigeze ababwira yuko bagomba kubivuga. Ariko bigeraho uko abapadiri cyangwa se abari aho ngaho bakomeza kumubaza b'idini katolike, ababwira bimwe muri byo. Rero mu byo yababwiye harimo kuzahemukirwa cyane n'Uburusiya mu bijyanye n'iyobokamana. Ikindi yari yababwiye ikindi kintu yababwiye mu byo yababwiye ngo umuriro w'ikuzimu cyangwa se imiterere y'ikuzimu. Ariko hari kimwe cya gatatu ntababwiye, nzababwira mu kiganiro gikurikiyeho, uburyo icyo kintu yakibahishe kigatuma bagomeza no kukimubaza. Ariko muri ibyo ngibyo nibyo yabashije kubatangariza, ariko nabwo yagombye kubaza umubyeyi Bikira Mariya koko niba ibyo bagomba kubasobanurira. Rero abakristo mudukurikiye, wowe ukunda kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana, ukunda kuza gushengera aha ngaha ku ngoro ya Bikira Mariya nk'uko turi kuyibona nakomeje kuyibereka, turabasaba kujya muvuga iyi shapule y'impuhwe z'Imana, ariko mwibuka yuko kugira ngo biboneke n'umubyeyi Bikira Mariya waje abonekera aba bana, abasaba kuyivuga. Bivuge ngo ni ikintu cyiza, ntabwo ari ikintu kibi, nubwo bamwe bagenda bifata ukuntu kugiye gutandukana bitewe n'amatorero n'amadini, ariko wowe wemerewe kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana,
ku bwawe nta tegeko ribihana, ahubwo wagerageza ugashyiramo imbaraga ukajya usenga Imana kandi ukabwira uyu mubyeyi. Ntabwo rero ari ibintu byaje mu bituruka hano hafi, ntabwo ari ibintu byaturutse aha ngaha. Tubona ko hakomeje no kugenda haba amabonekerwa uko bwije n'uko bukeye, abantu bagenda babyibazaho. Nasomye igitabo cy'umupadiri umwe uburyo yari yanditse ari kuvuga ku ibonekerwa rya Kibeho, nsanga aho yanditse arimo kubaza umubyeyi wabonekewe. Umubyeyi yabonekewe na Bikira Mariya yatubwiye yuko uko twari turi kubyumva, avuga ko nawe yabugiye kumva ni ibintu bije, akumva ijwi, akabona umuntu araje w'umubyeyi, ariko umugeni arimo kubonekerwa asa nk'umuntu wumva ugize intege nkeya, asa nk'umuntu wumva atazi uko ameze, ariko umubyeyi Bikira Mariya bakomeza kuvugana. Yatubwiye yavugaga nuko iyo yamaze kugenda wumva ugize intege nkeya, bivuge ngo ushobora kuba wumva yenda se uvuga ati ni ibyaha byanjye se, ese nanjye nk'umuntu w'umunyabyaha nabonekerwa gute, ese Imana nanjye yangirira icyizere nk'iki ngiki, ukumva ukumva ko ni amakuru agiye atandukanye. Rero harimo abantu bagenda bavuga ntabwo twavuga ishapule y'impuhwe z'Imana, ntabwo twasenga, ntabwo twasengera aha n'aha ngaho. Umuntu wese mu idini, umuririmbyi aravuga ngo buri muntu mu itorero abohejwe muri ryo. Ntabwo twavuga ngo ni uko umuntu avuga ishapule y'impuhwe z'Imana ngo uramutera ibuye, ntabwo bavuga ngo ni uko umuntu asengera mu idini katolika ngo uramutera ibuye, ntabwo bavuga ngo umuntu arasengera muri ADEPR uramutera ibuye, ntabwo bavuga ngo umuntu arasengera muri Zion Temple ngo uramutera ibuye. Oya, ahubwo umuririmbyi yarabivuze atagize umuntu umwe arobanura, avuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Ntabwo yigeze rero avuga ngo umuntu wubaha Imana w'umuzungu ngo ni Imana yemera, ngo ariko wubaha Imana w'umwirabura ngo ntabwo Imana imwemera. Oya, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Ngarutse gatoya rero ndushaho no kubashimira, nababwiraga cyane cyane abakristo bo mu itorero cyangwa se bo mu idini katolike ko bagombye kujya bavuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Aya ni amasaha meza yo kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana, igihe umuntu aba avuye muri ya mirimo ya buri munsi, igihe umuntu aba ari mu gicamunsi arimo kubwira Imana uburyo umunsi we wagenze. Rero ndangije mbashimiye uburyo mwabanye natwe, kandi tubasaba kugira ngo mujye mudushyigikira kureba ibiganiro nk'ibi byacu by'iyobokamana. Ni inkunga ya mbere kuba wakumva ushaka kukibwira umukristo mugenzi wawe, nawe ukakimwohereza ukavuga uti nawe umva ese Fatima byaturutse he. Turabashimiye rero, ubutaha tuzajya hano i Kibeho naho tuhabereke, tubashe kuganira n'abaho uburyo nabo biyumvamo ibonekerwa ry'umubyeyi Bikira Mariya. Murakoze cyane, tubifurije ibihe byiza.